Nongeye kubasuhuza mwe mwese mudahwema kudukurikirana mu kiganiro Inozabuhanga. Amahoro y'Imana abane namwe ahari hose muri mudukurikirana muri mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Ikiganiro kikungura byinshi mu mibereho, imibanire myiza muri sosiyete no mu kunoza ubuhanga. Mu kiganiro Inozabuhanga cy'uyu munsi nakuzaniye ibitekerezo ugomba kumenya byerekeye urugo mbere yo gushinga urugo. Menya urugo mbere yo kurushinga. Ngwaye ikaze mu kiganiro Inozabuhanga. Iyo winjiye mu kintu kizi cyangwa ugifite amakuru birakorohera cyane mu kugikora neza. Imbogamizi zose uhura nazo ubuzizi n'uburyo wazikemura n'uburyo bwo guhangana n'ibiza ushobora guhura nabyo. Niyo mpamvu mu kiganiro Inozabuhanga cy'uyu munsi ngiye kukubwira ibitekerezo 7 ugomba kumenya byerekeye urugo mbere yo gushinga urugo. Mbere yo kuzana umugore cyangwa mbere yo gushaka umugabo, ibi bitekerezo birakureba. Igitekerezo cya mbere ukwiye kumenya cyerekeye urugo mbere yo kurushinga ni iki ngiki. Umubyeyi mwiza abwira abana be amakosa yakoze kugira ngo nabo batazayasubira. Na umubyeyi mubi abwira abana be ngo mukure muzabibona. Nshuti yanjye udukurikirana nonaha, niba uri umubyeyi nizere ko abana bawe ubagira inama ku buzima bwabo ndetse unababwira amakosa wakoze kugira ngo nabo batazayasubira. Uri umusore, uri inkumi, uzashinga urugo, uyu muco wo kubwira abana bawe amakosa wakoze uzakurange kugira ngo abana bawe batazayakora. Iyi ngeso yo kuvuga ngo mukure muzabibona ntizakurange. Umuntu ugukunda akugira inama ku kintu ugiye gukora, inama zerekeye ubuzima bwawe kandi zikubaka araziguha. Niyo ugiye gukora ikintu yaragikozeho, akubwira n'amakosa yose ushobora kuzahuramo nayo, bityo ukazamenya uburyo uyitwaramo igihe uhuye nayo. Niyo mpamvu natwe tubakunda cyane tubinyujije muri kino kiganiro Inozabuhanga, tubabwira byinshi bibubaka ibyo mukwiye kwirinda. Ntabwo twabaretse ngo muzagende mubyibonere kubera ko turi ababyeyi beza. Igitekerezo cya kabiri ukwiye kumenya mbere yo gushinga urugo nuko numara gushinga urugo ukabana n'uwo mwakundanye ugomba kubaho nk'umugabo, ntugashake kuzabaho nk'umusore. Numara kubaka urugo ugomba kubaho nk'umugore, ntugashake kuzabaho nk'inkumi. Iyo umaze gushinga urugo hari byinshi wibagirwa wabagaho igihe wari ukiri umusore cyangwa wari inkumi. Iyo ushatse kubigenderamo ugashaka kubaho nk'uko wari usanzwe umeze mbere yo gushaka, ibi ngibi ntibiguhira habe na gato. Igitekerezo cya gatatu ukwiye kumenya cyerekeye urugo mbere yo kurushinga, ntukazitege ibitangaza birenze mu gushinga urugo. Impamvu ni uko urukundo ruhora ari rwa rundi, abantu nabo bahora ari babandi, ahubwo ahantu hamwe batandukanira ni mu bwoko bw'ibibazo. Ibibazo ntibabihuje, niyo mpamvu bamwe babona bishimye abandi ukababona bababaye. Niba ugiye gushinga urugo nta bitangaza birimo kubana n'uwo mwakundanye, ahubwo ibibazo umwe ashobora guteza undi nibyo bishobora gutuma ibyari urukundo biba umuyonga, icyari urugo kigahinduka igihuru. Umunezero umwe ashobora guteza undi niwe ushobora gutuma urugo rwanyu rubamo amahoro kandi rukaramba cyane. Igitekerezo cya kane ukwiye kumenya cyerekeye urugo mbere yo kurushinga nuko urugo rugira byose, ari ibiryoshye ndetse n'ibisharira, ibyiza n'ibibi. Ahangaha ufite kwishyira ukizana, ufite ubwigenge bwo guhitamo icyo ushaka. Nuhitamo kubona ibyiza uzabibona. Nanone kandi nuhitamo kubona ibibi urugo ukwiye kumenya mbere yo gushinga urugo nuko iyo umugabo akoze iyo bwabaga agashakisha hirya no hino bikanga, ubuzima bukarushaho kuba bubi, umugore aramusiga akajya mu bandi bagabo. Nanone kandi iyo umugabo akoze iyo bwabaga agashakisha hirya no hino bigakunda agahirwa, ubuzima bukarushaho kuba bwiza, ata umugore we akajya mu bandi bagore. Ahangaha harasaba ubwenge bwinshi cyane. Numara gusobanukirwa ibi ngibi bizatuma ufata uwo mubana neza mu bihe byose. Igitekerezo cya gatandatu nanone ugomba kumenya cyerekeye urugo mbere y'uko ushaka umugore, mbere y'uko usanga umugabo ni iki ngiki. Impamvu ingo nyinshi z'iki gihe zisenyuka buri munsi ntizimara igihe kirekire nuko abashakanye barambagizanya nyuma yo kubana.
Kera babanzaga kurambagizanya mbere yo gushyingiranwa, niyo mpamvu ingo zabo zamaraga igihe kirekire. Umaze kubana n'umuntu mwubatse urugo, hanyuma nibwo ubonye ko ari umusinzi, nibwo ubonye ko ari umunebwe, nibwo ubonye ko ari indaya, nibwo umenye ko nta babyeyi agira. Ibintu wagakwiye kuba waramurambagijeho kera mbere y'uko mubana. Urasabwa kurambagiza uwo mugiye kubana ku buryo bwose bushoboka, hato utazamurambagiza nyuma mwarabanye ibintu bitazaguhira habe na gato. Igitekerezo cya karindwi ari nacyo cya nyuma nakuzaniye uyu munsi mu bitekerezo ukwiye kumenya byerekeye urugo mbere yo gushinga urugo ni iki ngiki: ntukazashinga urugo ngo ubane n'uwo mwakundanye kubw'ibyiyumviro by'umubiri ufite. Ntukazashinga urugo kubera ko utwite ngo abe aribyo bituma wijyana. Ntukazashinga urugo kubw'agahato k'ababyeyi. Ntukazashinga urugo cyangwa ngo wanzure kubana n'uwo mukundana kubera inshuti zibigusunikamo. Utazatangira ngo abo twabyirukanye bose bazanye abagore, inshuti zanjye zose zimaze gushaka abagabo ninjye usigaye. Ibi ngibi ntukazabikore. Iyo ushinze urugo ni ahantu uzamara ubuzima bwawe bwose uri hano ku isi. Birasaba kwitonda cyane, gushaka amakuru, gusenga amasengesho menshi cyane. Imana yaturemeye umugezi, akazi ko kubaka ikiraro kugira ngo twambuke irakaturekera, kubera ko hari imbaraga yaduhaye dufite. Iki kiraro nucyubaka nabi ntabwo uzambuka. Ndabashimiye cyane mwese mudukurikirana mu kiganiro Inozabuhanga. Turabakunda cyane, ntabwo turi ababyeyi babi. Tubabwira ibyo mushobora kwirinda mu buzima bwanyu, bya bindi tubona bidakwiye muri sosiyete, tukabereka inzira nziza. Nge ndi Jean Marie Vianney Manizabayo. Ikiganiro ni Inozabuhanga. Niba utarakanda ijambo subscribe mu magambo atukura, iki nicyo gihe kugira ngo ibyo tuzajya tunyuza hano kuri iyi channel ya YouTube bizajya bikugeraho mu ba mbere. Amahoro y'Imana abane namwe.